turabasuhuje cyane bakunzi ba Country FM, ariko kandi by'umwihariko bakunzi b'ubutumwa bwiza, mwe mukurikira ikiganiro ijuru ntirikorerwa, kinyura kuri Country FM buri munsi wa kane w'icyumweru, ku isaha ya 2 z'ijoro kugera 3. Turabasuhuje kandi turabashimiye ko mudukurikira. Ariko kandi tunavuga ngo nawe udasanzwe udukurikira, ariko pari hazari ukaba wumvishira ijwi rivuga, reka tugusabe wigomwe isaha imwe ukurikire amagambo agiye kuvugirwa kuri izi mikoro, ahari yaba ari umunsi w'amahirwe kuri wowe, nawe ukaba wasobanukirwa ubwo buryo ijuru ridakorerwa, ndetse ukamenya uburyo nawe uyu munsi ijuru ryabi ryawe. Reka rero nsuhuze abakunzi bacu bose, ndetse nsuhuze na bene data by'umwihariko aho baherereye hose, yaba ari abari kutwumva ubu n'abazakurikira kino kiganiro mu bundi buryo kizabageraho. Turabasuhuje kandi turabakunda. Ndashimira n'ubuyobozi bwa Country FM nanone budufasha kugira ngo uyu mwanya uboneke, iki kiganiro kigere ku banyarwanda ndetse n'abumva ikinyarwanda bose. Nshimiye na mwene data kandi turi kumwe mu kiganiro, Patrice, ni mwene data mumaze kumenyera, muzi mwa kino kiganiro, amaze igihe kinini adufasha kugira ngo iki kiganiro kibagereho, nawe turamushimiye cyane. Ariko nawe araza kubasuhuza mu kanya. Ariko hejuru ya byose turashimira Imana iyo mugenga w'ibihe, iyo nanone yateguye ibi byose twebwe tutari twanabaho, ikabiringaniza neza ni radio igatuma ibaho, kugira ngo uyu munsi abantu bazabe bari kumva ijambo ry'ubutumwa bwiza. Ubwo rero rekane kubatindira, kuko turaza kubana kandi tubabwire ko ikiganiro kijya gusoza turaza kubaha nimero kugira ngo namwe muze kugira uruhare mwa kino kiganiro. Imana ishimwe. Karibu mwene data. Urakoze cyane muvandimwe. Nanjye nshimiye Imana data wa twese wo mu ijuru, umugenga w'ibintu byose. Ni Imana idafite uwo yibanjije ndetse n'uzayiheruka. Niyo yaremye ibintu tuzi n'ibyo tutazi. Yego. Iyo rero kuko ari umwami w'ijuru n'isi, nanjye ndayishimiye cyane. Cyane ko icyubahiro ari icyayo, ni nayo yo gushimwa. Yego. Ni nayo iba yarinze abantu bose muri kutwumva kuri aya masaha. Ariko natwe niba yaturinze nanone. Yego. Muvandimwe, ni Imana iba yakurinze kugira ngo ugere kuri uyu munsi ugihari, kugira ngo nanone ugumye wamamaza inkuru nziza cyangwa se ubutumwa bwiza. Yego rwose. Rero turayishimiye ko ikomeje gushima ko turaba turi mu isi kugira ngo dutangarize abatwumva bose ubutumwa bwiza. Rero inkuru nziza nanjye ndayikunda, kuko ni inkuru umuntu yumva umutima ukaruhuka. Yego rwose. Ni inkuru umuntu yumva harushaho kuyumva ari ubwa mbere ubyumvise, cyangwa se ukaba usanzwe utwumva ariko ukaba utari wasobanukirwa. Navuga nti nanone kwizera guheshwa no kumva. Yego rwose. Kugatangwa n'Imana. Rero icyo tuba twisabira aho twumva ni ukugumya nyine ukadutega amatwi, naho kumva byo Imana yabikumvisha kuri uyu mugoroba, nawe ukarana noneho ibyiringiro bifite ubugingo. Yego rwose. Waruvuze ko rero ikiganiro kivuga ko ijuru ridakorerwa, abari deba ndende, abantu benshi babyumva birabatangaza. Kijya kiba ikibazo kuvuga ko ijuru ridakorerwa. Yego. Nyamara bikaba ni ko kuri kw'ijambo ry'Imana. Yego rwose. Ariko kubera imyaka myinshi twagiye tubaho mu kinyoma, icyo kikaba ari cyo gitangaje nyine. Kumva ko ridakorerwa umuntu akikanga. Njye mbyumva n'abantu benshi bamubwira ko ijuru ari impano ko ridakorerwa,
umuntu agahita bisanisha n'ibindi bintu byose bimuvuna byo mu isi. Ndetse nta umuntu arakubwira ati njya navunitse nkora ibi navunitse ati ntabwo rero ijuru ryo ryaba riciriritse ku buryo Imana nyine yari duhera ubuntu. Yego. Ariko turaza gusobanura uburyo ki ritugera hari ubuntu. Turaza gusobanura ko Kristo byamusabye urugendo rutoroshye. Byamusabye ibyo yabivanze n'amaraso. Yego. Byamusabye kubambwa, byamusabye guterwa icumu. Yego. Byamusabye gutotezwa, apfa urupfu rubi twari dukwiye. Rero iyo tuvuze ko ridakorerwa ntago ari uko riciriritse. Yego. Ntago ari uko ari ikintu giciriritse, ahubwo niryo rihenze kuruta ibindi bintu byose. Niyo mpamvu rero nabiye bivanga incungu y'umuntu irahenze cyane, cyangwa se ubugingo bw'umuntu burahenze ku buryo abantu bakwiye kuba bareka kubishakisha imbaraga zabo. Nibyo. Rero turaza gusobanura nyine uko kuntu ijuru ridakorerwa, ko nicyo kiba cyatuzanye. Kandi ntabwo twabihimbye, ni ijambo ry'Imana ribihamya cyane. Uhereye mu itangiriro ukagera mu byahishuwe, hose yagenda hagaragaza ukuntu Imana yakunze umuntu ku rwego rukomeye, ku buryo imuha ijuru nk'impano. Amen. Ibyo rero turaza gukomeza kubisobanura. Ku mazina nitwa Nahimana Patrice. Turaza gukomeza tubane mu kiganiro muvandimwe. Amen. Nibyo uvuze ko bijye bitangaza abantu kumva ko ijuru ridakorerwa. Yego rwose. Ariko niyo mpamvu natwe turi hano no kugira ngo dusobanure ibyo gitangaza. Yego. Dusobanure iby'icyo gitangaza. Kandi reka mvuge ko nta n'umuntu udakeneye kujya mu ijuru. Habe n'umwe. Ntawe utabikeneye. N'abatwumva bose barabikeneye cyane, kuko umutima wawe urahita ubiguhamiriza ko ukeneye ijuru. Yego. Burya za muvomo zose ujya ukora wumva ushaka ko zakwegereza Imana. Burya no kuba wumva ushaka kuzabana n'Imana mu ijuru cyane rwose. Rero twe tuba tuje gusobanura ukuntu noneho kuri uyu mugoroba noneho warara mu ijuru. Nibyo. Icyo nakibwo gise gitangaza abantu. Areka nongere wige. Yego. Batri n'abantu bashaka ubuzima bwiza burya. Abantu bashaka ubuzima bwiza bakabukorera bakabuharanira. Yego. Ariko bakumva iteka batabugeraho. Kubera ko bakiri nyine mwinoze. Yego. Reka mbabwire ko nabo ikintu baba bashaka burya ni ijuru nubwo batabizi. Yego. Kuko nyine niryo riba mu ubwo buzima ubundi muba muri gushaka. Urumva ngo ibintu byose byo kwisi ari nibi duharanira bifatika. Yego. Ubundi umuntu abishakamo ibintu bibiri. Umuntu abishakamo ibyishimo n'amahoro. Yego rwose. Ku buryo umuntu agomba kubikurikira bishaka cyane, agira ngo hari aho azagera akabona amahoro yabuze, ukagwa ku byishimo ujya ushaka utabonye byuzuye. Nyamara ibyo byishimo n'ayo mahoro nta handi wabibonera keretse mu ijuru. Nibyo. Ubwo buzima butarwara. Hari umuntu ukunda kurwara. Abantu baremera bakanarya neza, mbese niyo muganga yategetse zo kwirinda uburwayi, mbese kugira umubiri umere neza. Abandi bakora gym. Ibyo bintu byose. Ariko birangira n'umuntu umuntu arwaye, birangira n'umuntu umuntu apfuye. Ahantu batarwara rero, ahantu badapfa, ahantu badakena, ahantu badazonza, ni mu ijuru. Niyo mpamvu wari uvuze ko nyine abadukurikiye bose bifuza kuba mu ijuru cyane, kuko niho hantu hataba ibyo bintu byose wari uvuze. Ahantu umuntu adasonza, ahantu umuntu atarwara, ahantu umuntu adapfa, ahantu umuntu adakena. Aho hantu ninde utahakeneye? Kuko bihita byumvikana ko aho hantu mu isi nta nahahari. Ntaho. Niko muri ibyo avuga ngo niyo yabizera abazajya ngo muri iyi si ntaho tuzakirira, ngo nta hantu hatagerwa n'umubisha, ngibi nta hantu twabihungira, ngo ntaho mu isi ntaho, mu ijuru niho iwabo wabizera. Yego rwose. Imana ishimwe. Twavuga ko umuntu wese burya akeneye ijuru. Yego. Na niyo mpamvu iki kiganiro ni icyo kumvwa n'umuntu wese. Umuntu wese ahava akagera akeneye kumva iki kiganiro. Niyo wenda ntegeza ko wenda hari abantu bataba bari kudukurikira, ariko tubaye turi nk'ababishobora, abantu batwumva bose hatavuyemo. Yego pe. Kuko niba ukeneye ijuru, ukeneye kumva ubutumwa bwiza. Nibyo. Nta kindi gishobora kuri guhesha. Nibyo. Niyo mpamvu rero tuba tugiye gusobanura ni gute umuntu yabona ijuru. Amen.
ni gute umuntu yaba mu isi noneho yumva mu ijuru ari iwabo. urakoze cyane. Rero buriya muvande hari ikintu mba nshaka kuvugaho gatoya. Yego. Rimwe na rimwe kubera ko abantu bari ab'umubiri nyine umuntu twamurenganya, umuntu aba yarisanze yaravutse ku bushake bw'umubiri. Yego. Iyo tuvuze Imana tukanavuga ijuru tuba twinjiye mu cyumba cy'umwuka. Nibyo. Tuba twinjiye mu cyumba cy'umwuka. Ubu ngira ngo abadukurikiye nk'abasoma muvande twebweho tuba mu ijuru tunamazeho igihe cyane. Icyo nacyo ubwo gitangaje abantu benshi. Ariko mu ijuru umuntu ajyayo ariko mu buryo bwa mwuka. Ntagire utekereza ko yajyayo n'amaguru. Yego. Ntabwo bishoboka. Cyangwa n'imodoka. Cyangwa n'indege. Nta ndege ijyayo. Niyo mpamvu nyine gukizwa ni ukumva ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana ukaryemerera aho wicaye ubu kuri uyu mugoroba. Waryemera ugahita ugira ibyiringiro by'ijuru. Nta kintu ukoze. Amen. Kumva ukizera. Wakizera ukabona ijuru. Amen. Ego. Amen. Reka twifashishe ibyanditswe. Yego muvanye. Turasoma muri Luka. Mbese ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Yego. Uko bwanditswe na Luka. Aba bagabo bane babanye na Yesu. Yego. Matayo, Mariko, Luka, Yohana. Yego. Noneho rero bose bagenda bandika ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Yego. Bakagerageza kubusobanura mu magambo agiye atandukanye, ariko icyo bashaka kuvuga buni kikaba ari kimwe. Yego rwose. Ngo bagerageje kutwandikira ibyo babonye n'ibyo bumvishe Yesu akora cyangwa se avuga. Kandi ubwo yari nayo ntego ya Yesu mu kubatoranya. Yego. Yego. Kwari kugira ngo ibyo bamwumvanye n'ibyo babonye n'amaso yabo. Yego. Bazabitwandikire. Nukuri. Nibyo tugiye gusoma. Muri make rero ntabwo tugiye gusoma ubutumwa bwiza bwa Luka. Ntabwo ari ubwa Luka. Oya. N'ubwa Yesu Kristo. Yego rwose. Ariko nkuko bwanditswe na Luka. Yego. Reka duhere ku murongo ni igice cya 10. Duhere ku murongo wa 20 turasoma nk'imirongo 3 gusa. Yesu niwe wavuze aya magambo ngo ariko ntimwishimire yuko abadayimoni babumvira. Yego. Ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Yego. Muri uwo mwanya yishimira cyane mu mwuka wera. Aravuga ati ndagushima data mwami w'ijuru n'isi, kuko ibyo byahishwa abanyabwenge n'abahanga ukabimenyesha abana bato. Yego. Ni koko data, kuko ariko wabishatse. Byose nabihawe na data, kandi nta uzi umwana uwo ari we keretse se, kandi nta uzi se uwo ari we keretse umwana n'uwo umwana ashatse kumumenyesha. Amen. Hano muri iki Kinyarwanda muri Bibiliya ijambo ry'Imana dusomye muri Luka igice cya 10 guhera ku murongo wa 20 haravuga ngo ibyo ari byo byose ntimwishimire ko ingabo za Satani zibumvira, ahubwo mwishimire ko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Yego. Uwo mwanya Yesu asabwa n'ibyishimo bivuye kuri Mwuka Muziranenge. Aravuga ati ndagushimiye data nyir'ijuru n'isi, kuko ibyo wabihishe abanyabwenge n'abahanga ukabihishurira abaciye bugufi. Yego. Yego data, uko niko biri, kuko ari byo wishimiye. Ibintu byose nabyeguriwe na data. Ntawe uzi umwana w'Imana wari we keretse se, kandi ntawe uzi se keretse umwana we, nabo uwo mwana we ashatse kumuhishurira. Marishim. Yego rwose. Wigeze uvuga ngo turi kuvuga iby'Imana tuba turi mu cyumba cy'umwuka. Yego. Ariko nibyo cyane kuko iyo abantu batwumviye mu mubiri, kuko n'ubundi ibi dusoma kenshi abantu barabisoma. Yego. Ariko ugasanga umuntu n'ubundi ntakijijwe kandi agira Bibiliya ajya anasoma. Akenshi rero ibintu by'Imana sinzi ukuntu abantu bajya batekereza Imana. Abantu batekereza Imana nk'umuntu runaka cyangwa se nk'ikintu runaka kiri ahantu. Ariko mu by'ukuri Imana ni umwuka. N'abayisenga nabo bayisengera mu kuri ndetse no mu mwuka. Yego. Iyo rero turiho tuvuga Imana tuba twinjiye mu cyumba cy'umwuka. Yego. Ari nayo mpamvu abantu burya batekereza gukizwa nabi.
umuntu agatekereza ko yakora muvoma ze z'umubiri yego bigatuma akizwa. imbaraga ze z'umubiri ntabwo ari byo, kuko ibyo ukora mu mbaraga zawe z'umubiri ni ibyo twe tugirirana, kandi se ni ibiki abantu banakora. Nkunda ukuntu Imana rimwe yigeze ibwira Yobu, imutumyeho umuhanuzi. Yobu yumvaga hari ibintu yakoze byiza yakoreye Imana, ariko Imana imutumaho umuhanuzi. Biratangaje, aramubwira ati none se ubundi iyo ukoze ibintu byiza ntujya ubona ko ubikorera abantu nkawe? Yego pe, uzi ko ubu nuvanga umuntu abaye ari umwe ku isi, ibintu byiza wabikorerana. Nuvanga ibintu byiza ujya ukora ubikorera abantu nkawe, ariko nibibi ukora nabwo uhemukira abameze nkawe. Nibyo. Yego, ibyo rero byose ntacyo bibwiye Imana. Ahubwo iyo tuvuze Imana rero tuba twinjiye mu cyumba cy'umwuka. Ari nayo mpamvu gukizwa ni ugutega amatwi ukumva ijambo ry'Imana, ukaryemera nyine mu mwuka, ukizera. Wakizera ukabona ijuru nta kindi ukoze. Naho iyo ushatse gushyiraho muvoma zawe birangira ibyo uri gukora ubikoreye abantu nkawe. Niyo mpamvu Yesu yabwiye Nikodemu aturigaga ati ni nk'uko umwana w'umuntu akwiye kumanikwa kugira ngo umuntu namureba akamwizera ahabwe ubugingo buhoraho. Nikodemu yatekerezaga ko hari ibindi byinshi byakorwa, ariko Yesu aramubwira ni ukureba ukizera ubundi ugakizwa. Ngira ngo abantu bajye batwumva neza ku cyerekeranye n'ijuru. Ijuru ni ukuvuga ngo turirimo mu buryo bwa mwuka. Yego rwose, turifite mu buryo bwa mwuka. Ntabwo ari uburyo bw'umubiri. Ntabwo mu ijuru ari ahantu nk'ahangaha i Kamembe. Ntabwo mu ijuru ari aho ngaho utuye. Ntabwo mu ijuru ni mu cyumba cy'umwuka. Ni ukuntu umuntu yizera agashyirwa ahantu n'Imana, ariko mu buryo bwa mwuka. Yesu rero avuze ibintu bikomeye. Yego rwose, aravuze abigishwa bari bavuye mu ivugabutumwa, ariko muri iryo vugabutumwa bari bavuyemo hanabereyemo ibitangaza. Yego rwose, mbese birukanye abadayimoni. Baje rero bamubwira inkuru. baza baserebwa. Uyu munsi byari sho, byaragashye, byagenze neza n'abadayimoni bagiye batwumvira. Tukabirukana mu izina ryawe. Yego, icyo kintu kirakomeye, kuko hari naho Yesu avuga kuri uwo munsi bazaza bavuga ngo twirukanye abadayimoni mu izina ryawe. Yego. Noneho ngo azaberurira babwire ngo mwumve imbere mwa nkozi z'ibibi, ngo simbazi nta nubwo nigeze kubamenya. Bivuze rero ko kwirukana abadayimoni ubundi ntabwo ari cyo kintu gikomeye. Yego, nta nubwo ari ikintu abantu bakwiriye kwishimira. Ubundi mu busanzwe nyine abantu bishimira ibitangaza bifatika by'umubiri. Yego, ni nabwo uzumva abantu bamwe bavuga bati ariko hari umuhanuzi akureberayo, we yakubwiye ikintu kiraba. Yego, ati hariya bambwiye umwana ndamubona, bampanuriye inzu dore nyirimo, bampanuriye imodoka dore ndayitwaye, bampanuriye visa narayibonye. Yego. Yesu rero hano ibyo bintu byose abikubise hasi. Yego rwose, aravuze ati mwe kwishimira ibyo, hari ikintu kimwe mukwiye kwishimira kiruta ibindi, ni icyuko amazina yanyu yanditse he? Mu ijuru. Si ikintu gikomeye cyane. Ese wowe twumva kuri uyu mugoroba, yego, woweho wishimira iki? Wishimira iki iyo utekereje Imana? Wishimira iki? Ni iki wishimira? Aho ntujya wishimira ko ubu tuvugana utarwaye, cyangwa ukishimira ko ufite abana batsinze neza, cyangwa ko business igenda neza, ukishimira ko business imeze neza, cyangwa kwenda bakaza, kuko njye numva ari nayo mashimwe abantu niho bagira bakarazana ituro ry'ishimwe. Ukavuga ko Imana yagukuye ku cyavu, yakubakiye inzu, yaguhaye amafaranga utarayagiraga n'ibindi. Ibyo nibyo ujya wishimira iyo utekereje Imana, ariko ujye wibuka ko bizanarangira. Ibyo bizashira, nawe ubwawe uzarangira. Yego. Rero Yesu abwiye abigishwa ngo ntabwo mukwiye kuba mwishimira ibyo. Ibyo kuba ngo abadayimoni babumviye bagahunga, ntabwo ari cyo mukwiye kwishimira.
ahubwo umuntu wese uvuga ko ari umukristo akwiye kwishimira ku izina rye ryanditswe mu ijuru. Ese abadukurikiye bose mufite ayo makuru? Hari mufite assurance irahari? Ufite amakuru y'impamo ko izina ryawe riri mu ijuru? Mu kanya nari navuze ngo twe twamenye ko turi mu ijuru. Yego rwose. Umuntu ashobora kunyumva nabi kubera kunyumvira mu mubiri. Iyi izina ryanditswe mu ijuru, uba mu ijuru mu buryo bw'umwuka, kabone n'ubwo abantu baba bakubona hano ku isi. Nibyo. Ariko mu buryo bw'umwuka uba mu ijuru. Yego rwose. Bamwe bajya basenga Imana ngo ibabwire ngo niba izina ryabo ryanditse. Baranayiziririmba indirimbo zimeze gutyo. Yego. Mbese izina ryanjye ryanditswe mu gitabo. Urumva ukeneye kugira amakuru y'impamo. Yego. Akumenyesha ko izina ryawe ryanditse mu gitabo cy'ubugingo. Amen. Kandi niba ryanditse mu gitabo cy'ubugingo uba mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Amen. Rimwe nigeze mbaza umuntu twari tugiranye icyo kiganiro ndi kumubwira ko mba mu ijuru, ariko nyine urumva umuntu kubera kubyumvira mu mubiri urumva uwo mubwira kuri ariko muri no kurebana akureba anakavuga ati bose waba uba mu ijuru gute turi kumwe? Kubera iki? Kubera kumvira ijambo ry'Imana mu mubiri ntabasha kuresista kubyumva. Ariko nyamara nawe akavuga ko izina rye riri mu gitabo cy'ubugingo. Kandi izina ryawe riba nose igitabo cy'ubugingo ni iki? Nacyo turaza kugisobanura. Yego rwose. Kuko nacyo hari igihe abantu bajya bagira ngo na registre Imana yandikamo ngo ejo ikaba yakongera ngo ikanagusiba. Ibyo nabyo sibyo. Byo sibyo. Turaza gusobanura igitabo cy'ubugingo icyari cyo. Tunasobanura n'igihe umuntu amenyera ko yanditswe. Yego. Kuko icyo nacyo ni ikindi kibazo. Kwandikwa bisaba iki? Ese wowe urasabwa iki ngo bakwandike? Yego. Nikisobanura ni iki? Kuko ni nayo ipfundo ry'ikibazo riri. Watangiye uvuga ko abantu bakeneye kuba mu ijuru. Bose murabikeneye. Rero kugira ngo umenye ko uriyo biragenda bite? Yego. Kugira ngo umenye ko izina ryawe riba mu gitabo cy'ubugingo birasaba iki? Urabigenza ute? Yego rwose. Biragusaba kudutega amatwi. Ni ibintu kandi hano Yesu yakomeje avuga ngo ibi bintu ngo n'abahanga n'abanyabwenge ngo nta nubwo bajye babimenya. Bese ntibisaba rero ubwenge bw'abantu busanzwe. Niho biba binakomereye. Rimwe na rimwe abantu ntibahite banatwumva. Ntabwo ibi bintu wabyiga. Ibi turiho tusobanura. Nta shuri wabyigira. Oya ntaryo. Cyabikoze wakiga teologiya, ukiga amateka ya Bibiliya, ukiga kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe. Yego. Bakanabiguhera impamyabumenyi. Kandi ukayibona utazi ayo makuru. Ukayibona impamyabumenyi, ukaba uyifite ukajya uvuga ko uri umunyabyaha. Kutazi niba uzajya mu ijuru. Yego. Niyo mpamvu ibi turi kuvuga bidasaba umuhanga. Kandi abo bantu bameze gutyo bakurikirwa na benshi. Yego. Kubera ko bazi ko ibyo bintu babyize. Bakaba bifitiye impamyabumenyi. Yego. Bakurikirwa na benshi. Ariko reka tukubwire ngo uwo muntu ukurikiye wishingirije gusa ko ibyo bintu yabyize. Yego. Nawe ubwe afite ikibazo nk'icyo nawe ufite. Nawe ntazi iherezo rye. Yego. Nawe ntaryeze. Ariko biranababaje. Kuba umuntu ashobora kumara imyaka myinshi ari kwiga Bibiliya. Yego. Agahera mu itangiriro akagera mu byahishuwe bakamuha diplome yabyo. Akanaba umwarimu ahubwo. Akanaba umwarimu w'ibyo bintu. Akanaba umwigisha wabyo nka Nikodemu nyine wigeze ukomozaho. Uwo muntu akaba atazi niba azajya mu ijuru. Yego. Ubwo se byaba byaramumariye iki? Nyamara ngo ibyo bintu bitazwi n'abahanga. Yego. Ngo Imana yabihishuriye ngo abaciye. Yabihishuriye abaswa. Niyo mpamvu abaciye bugufi. Niyo mpamvu inzira ijya mu ijuru ntabwo bisaba kuba warize. Ngo naho umugenzi yaba umuswa ntazayiyoba. Ntabwo ushobora kuyiyoba. Kubera iki? Ibi bintu tuba dusobanura bisaba kubihishurirwa. Nibyo. Ako nako reka nkavuge. Yego. Ku murongo twasorejeho Yesu yavuze ngo nta muntu uzi Imana. Keretse umwana. Ngo keretse umwana. N'uwo mwana yishuriye se. Yego. Urumva nta muntu uzi Imana. Yego.
uretse Yesu. Yego. Nicyo bari kuvuga. Nta nuzi Yesu keretse Imana. Yego. Ubwo nta muntu wari wakazamo. Ngo ariko ngo nundi muntu Yesu ashatse guhishurira Imana, uwo ni wiyimenye. ni wiyimenye. Ariko kandi ngo n'uw'Imana ishatse guhishurira Yesu nawe aramumenye. Yego rwose. Ariko reka tubabwire iyo equation. Yego. Imana iguhishurira Yesu. Yego. Ariko iyo wamenye Yesu burya ngo n'Imana uba wayimenye. Yego. Kandi iyo wamenye Yesu burya ijuru naryo uba waribonye. Kuko ubundi Imana ateze ko bambwiye Yesu bamukubwiye wiki. Ubundi Imana Yego. yabaye nkaho yakinnye role 3 zikomeye. Yego. Rimwe na rimwe abantu bajya batekereza ko hari Imana ku ruhande, hakaba Yesu ku ruhande, hakaba n'Umwuka Wera ku ruhande. Ntabwo ari byo. Yego. Imana ni imwe rukumbi. Ariko ku mpamvu zo kugira ngo ibone uburyo ibana n'abantu. Yego. Ku mpamvu zo kugira ngo ibone uburyo icungura umuntu. Ntago twari kureba Imana gutya vis-a-vis n'amaso y'umubiri ngo tubeho. Yego. Ibyo nta mwanya uhagije Abisirayeli bashatse kuyireba gutyo nyine biranga. Byasabye Imana ko iyo ica bugufi, Yego. nkuko Yesaya abyandika, ica bugufi cyane, yigira umuntu. Yego rwose. Yitwa Yesu. Amen. Ubwo iyo ni rero Imana yakinnye kugira ngo ibone uko yambara umubiri w'abantu. Amen. Amen. Ubwo Yesu tuvuze ubundi kandi na Yesu yabihanura n'ubundi mu gice cya 9. Yego. Amuvuga Kristo ngazitwa Emmanuel. Yego. Bivuze ngo Imana iri kumwe natwe. Ariko na Yohana arabisongera mu butumwa bwiza mu gice cya 1 amwita Jambo. Yego rwose. Wahozeho wahoranye n'Imana. ngo nta cyaremwe kitaremwe nawe. Yego. Ariko aza kuvuga ngo Jambo yigira umuntu. Yego. Ngo yahozeho, ngo yahoranye n'Imana, ngo kandi yari Imana. Ngo kandi mu byaremwe nta kitararemwe nawe. Ngo yigira umuntu abana natwe. Tuvuzeho Yesu gato. Yego. Gatoya. Yego. Naba Filipo yigeze ngo anakimubaza ngo icyo kibazo. Titwereke data biraba. Twereke Imana ngo turaba tunyuze. Ariko Yesu yaramusubiye ati n'igihe tumaranye. Umbonye ababonye Imana. Niyo mpamvu rero kuri uyu mugoroba. Yego. Turabifuriza guhishurirwa Yesu. Yego rwose. Nuhishurirwa Yesu urabona amenya Imana. Amen. Nicyo bisaba. Nuhishurirwa Yesu urabumenya Imana. Ubwo ariko twanatangiye kumusobanura. Yego. Dusobanuye ko yego ni Imana yambaye umubiri. Ariko ku nyungu zacu. Ibyo byabaye ku nyungu zacu kugira ngo Imana ibone uko iducungura. Ubundi nitwe twasabwaga gutunganira Imana. Twasabwaga gukiranuka 100%. Kuko mu ijuru hakenewe ukiranuka 100%. Ijuru rirera rizababwamo n'abera. Hanyuma rero kuko rero twebwe bitadushobokeye Abaroma 3:23 kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Byasabye ko Imana ubwayo ariza gucungura umuntu. Noneho yambara umubiri w'abantu. Ubutumwa bwiza twasomye ubwanditswe na Luka mu gice cya 1, Mariya yaganira na marayika aramubaza amaze kumubwira ngo azabyara umwana w'umuhungu azamwite Yesu. Nawe aramusobanuza ati bizashoboka bite? Yego. Ko ntararyamana n'umugabo. Aramubwira ati humura Mwuka Wera azakuza. Yego. N'imbaraga zisumba byose zigukingiriza. Amen. Ngo niyo mpamvu Wera uzavuka azitwa umwana wisumba byose, umwana w'Imana. So Uwera nuko yabonetse mu isi. Yambaye umubiri w'abantu. Nuko Mariya yakiriye imbuto ya Mwuka, asama inda ya Mwuka. Yesu aravuka. Ariko avuka ari Imana yambaye umubiri w'abantu. Ni no mwubwo buryo we atigeze ubundi akora icyaha. Mu gihe twebwe tuvuka turi abanyabyaha ku bwa kamere dukomora kuri Adamu. Yego. Aho niho twese twanduriye, niho twese twahindukiye babi. Ni mwubwo buryo tutabasha gukiranukira Imana. Ni no mwubwo buryo ijuru ridakorerwa. Yego rwose. Kuko desha twamaze gutsindwa rugikubita. Yego. Twese twahindutse abanduye. Yesaya 64:5 ngo nibyo twakiranutse byose bihwanye n'ubushwambagara bwuzuye ibizinga. Yego.
ku bwa kavukire yacu rero twarabo kurimbuka twese hatavuyemo n'umwe. Yego. Abaroma 5:18-19 igicumuro cy'umuntu umwe cyateye abantu bose guhinduka abanyabyaha banacirwaho iteka. Yego. Nguko ijuru ridakorerwa ni nako n'umuriro udakorerwa. Nuvuga ngo umuntu avuka akatiwe kurimbuka hashingiye gusa kavukire, kwiyo kavukire. Yego. Nta kindi. Ibindi ujya ubona by'ibyaha bikugaragaraho ni ingaruka gusa z'icyaha za ya kamere y'icyaha wavukanye. Ibyo wakora byose rero, ikindi Yakobo 2:10 ngo niyo ugerageje kubahiriza amategeko y'Imana ugasitara kuri rimwe uba wayishe yose. Ngira ngo abantu bakomeze kugenda bumvamo impamvu ijuru ridakorera. Yego rwose. Twaratsinzwe ku rwego rw'uko udashobora gukorera Imana ngo ubintungane imbere yayo. Yego. Nta muntu uhari n'umwe wavutse ku bushake bw'umugabo n'umugore kuva isi yabaho ushobora gutunganya buri kimwe cyose nk'uko Imana ishaka ngo abintungane, uwo ntabaho. Yego. Rero kuva uwatabaho bivuze ko ubwo ijuru ridakorerwa. Ikindi aka kanya wowe twumva. Yego. Ushatse no gukosora ngo noneho mu myaka isigaye ugerageze gutungana. Yego. Nubundi wamaze kubyica kuko muri rikodi zawe deja harimo ibyaha. Yego. Ntibyashoboka rero. Kandi nubundi n'iminsi isigaye ntuzabishobora niyo washaka gukosora ntibyakunda kuko ya kamere n'ubundi uracyayifite. Ese ubundi uretse wenda kumva gake kubera kamere umuntu avukana. Yego. Nayo izitirira umuntu kumva. Yego. Ni gute umuntu yiyumvisha ko ku byiza n'ibibi ukora wajya mu ijuru? Kuko urumva mu ijuru ho nahera nta cyaha kizabayo. Yego. Ntabwo mu ijuru hazabayo umuntu ufite ibyiza n'ibibi. Wapi? None wowe ko ibyo ujya uko katwemere ko ujya ukora ibyiza byinshi. Ese ntiwemera ko ujya ushyiramo n'ibibi? None se niba ujya ushyiramo ibibi urumva ubwo uri intungane? None se Patri wafashe ingunguru y'amazi meza. Yego. Ugatonyangirizamo udukari duke. Yego. Kiretse umuntu atabibonye ariko nta waba kiye ayo mazi nta wayita meza. Bivuze rero ko ibyiza byawe uko byangana kose iyo byongeyeho n'ibibi byawe n'ubundi byose birahwanye ni bibi rwose imbere y'Imana. Oya, urabona utanze urugero rwiza. Amata ni meza. Yego. Ni meza. Yego. Ariko aramutse ari mu gikombe ugiye kuyanyweramo. Yego. Hagatogamo nk'ikiziba gikeya cyangwa se nk'amaganga make agatogamo. Wamena nuvanga ayo mata wayamena yose. Yego. Kubera iki? Yamaze kwandura. Niba ujya ukora ibyiza n'ibibi ni gute wumva ko ukiri guhatana kugira ngo ube mwiza imbere y'Imana? Ntibirashoboka rwose. Kugira ngo ube mwiza imbere y'Imana ubintungane ntiwabishobora. Kuba utabishobora rero niyo mpamvu ijuru ridakorerwa. Yego. Turamutse tukubwiye ko rikorerwa kuri iyi mikoro twaba tukubeye. Yego. Kuko dore imyaka nawe umaze. Dore imyaka umaze ntacyo utakoze. Yego. Nuwakongera indi ngiyo ufite. Yego. Nuwaguha imyaka 500 tukubwije ukuri kudashobora kuba intungane. Ntibyakunda. None se niba utabintungane tukubeshye ko ijuru rikorerwa? Ubundi se abantu badukurikira ko nzi ko hejuru ya 90% bose barikorera. Ninde watera gatoki atubwire ko umutima we umuhamiriza ko noneho ari intungane imbere y'Imana? Niba hari uharaze kuduhamagara mu kanya turatanga umurongo. Niba hari umuntu wakosoye ibintu byose byo muri kamere, niba warakosoye buri kimwe cyose kuva wavuka ukaba utarigera n'umunsi n'umwe wibonaho icyaha uze kuduhamagara. Patri wakubwiza ukuri yakubwira ati cyakora bikeya byo njya mbyibonaho. Yego. Ibyo bice rero bihwanye n'ibyinshi rwose. Reka nsome umurongo umwe gusa. Yego. Ruka n'ubundi niho turi 16-15 umva ibintu Yesu yavuze. Arababwira ati mwebwe mukunda kwigira abakiranutsi imbere y'abantu. Imbere y'abande Patri? Y'abantu. Yego rwose. Ariko Imana izi imitima yanyu. Kuko icyogejwe imbere y'abantu ari ikizira mu maso y'Imana. Abantu turahasobanura cyane. Mukunda kwigira beza imbere y'abantu. Koko abantu bakabona mwabaye beza. Ariko aho haravuze ngo icyogejwe imbere y'abantu ni ikizira imbere y'Imana. Kubera iki rero? Nabyo katubisobanuriho. Yego.
nuko umuntu mugenzi wawe biroroshye kumujijisha ko uri mwiza, yego, ariko ntiwajijisha Imana. yego, Ntabwo ushobora, nuvuga ngo Imana yo ireba mu mutima. Yego rwose. Imana ireba kavukire. Cya gihe wifuje, cya gihe warakaye, nta wabibonye, Imana y'ibikuruzi. yego, yego rwose. Rero ubwo bwiza uvuga wabujijisha imbere y'abantu nkawe, ariko imbere y'Imana ntabwo ushobora kuyijijisha. Uzi ko nawe ubwawe utakwijijisha utyo, Ntabwo bishoboka. kuko nawe ubwawe nubwo abantu bakwita murokore, Yego, bakwita n'andi mazina, yego, nawe urabizi ko uri umunyabyaha mu mutima wawe. Yego. Ubwo rero Imana ntabwo ariyo wajijisha. Yego rwose. Niyo mpamvu rero dusobanura ko nta muntu ushobora kuba intungane abyishatsemo, nta muntu ushobora kuba intungane mu bikorwa bye, ahubwo hari uburyo ki Imana yashimye kugira abantu intungane. Mw'ubwo buryo niho habonekeyemo Yesu twavugaga. Yego rwose. Niwe watunganye rero twihuse. Yego. Birakunda. Yavutse atunganye ariko anabaho ubuzima butunganye. Muze gusoma mu Baheburayo 4:15 aratubwira ngo yageragejwe mu buryo bwose nkatwe, ariko ntiyakora icyaha. Muze gusoma mu Bakorino mu rwandiko rwa 2 Paulo yabandikiye mu gice cya 5:21 haravuga ngo ni utigeze kumenya icyaha. Uzi umukiranutsi nutarigeze kumenya icyaha, uwo ni Kristo wenyine. Yego. Ariko kuki rero yaje gukora ibyo hano mu isi? Kwari ukugira ngo twebwe abananiwe gutungana, atubonere gutungana. Patri, yego, cyo kintu abantu bacyumva. Ni naho ruzingiye kandi. Naho ruzingiye. Umuntu ntukajye wumva ko yego Yesu yagupfiriye. Ntekereza ko kubemera Yesu ubwo muranyumvise. Ntukajye wumva ko Yesu yishyizeho ibyaha byawe, akinjira mu gihano cyawe, agapfa urupfu rwawe. Yego. Ntukajye ugarukira. Yego. Icyatumye Kristo yambara umubiri agakiranuka ari mu isi, kwari ukugira ngo akubonere gukiranuka wabuze imyaka myinshi. Amen. Amen. Kwari ukugira ngo wemere ko mwaguranye, aricyo Bibiliya yita gutsindishiriza. Yego. Kristo yemeye guhinduka umunyabyaha ku bwawe. Yego. Ariko nawe ukwiye kwemera ko nawe uri intungane ariko ku bwa Kristo. Nukugurana. N'uwo murongo mvuze ni kuvuga. Yego. Abakorino 2:5-21 ngo kuko utigeze kumenya icyaha. Yego. Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Imana ishimwe. Duhinduke gukiranuka kw'Imana. Murinde muri Kristo. Niho umuntu yambarira gukiranuka kw'Imana. Amen. Nguko muri Adamu wa mbere twahanduriye ubunyacyaha, niko muri Kristo muri Adamu wa nyuma tuhambarira gukiranuka kw'Imana, kandi tukaguhabwa nk'impano. Amen. Gukiranuka kujyana umuntu mu ijuru. Umuntu aguhabwa nk'impano. Urashe ku ntego. Mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Abefeso 2:8. Twakijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ntabwo byavuye kuri twe, ahubwo ni impano y'Imana. Gukiranuka tuguhabwa nk'impano. K'uyu mugoroba wakemeye impano y'Imana. Yesu twamuhaye ibyaha, waduha gukiranuka. Twamuhaye impano mbi, aduha impano nziza. Yego. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Impano twamuhaye twe kubera ko ari y'ibyaha. Yego. Imana yavuze ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Yego rwose. Kristo Yesu kubera impano tumuhaye mbi. Yego. Kubera ukuntu dutumye aba mubi. Yego. Kubera ukuntu dutumye ahinduka umunyabyaha. Nawe akabyemera, ariko byamusabaga kwinjira mu gihano gikwiye umunyabyaha. Patire ukiraho, ariko umuntu wese udukurikiye aka kanya yumve ko ibyo byaha byacu byagiye kuri Kristo. Ni ibyaha byacu byose rwose, ntabwo ari bike, ni byose. Kandi icyo gikorwa turiho dusobanura cyakozwe n'Imana ntaranavuga. No kugira ngo abantu bumve n'uburemere bwacyo. Icyo gikorwa cyakozwe n'Imana hashize ibinyejana byinshi. Yego rwose. N'umwana uzavuka mu bindi binyejana tutakinahari azabwirwa ibya Yesu. Nibyo. Kuko icyo gikorwa Imana yakidukoreye twe tutaranabaho. Amen. Kristo Yesu yishyizeho gukiranirwa kwacu
kose. inkuru nziza kuno mugoroba wowe udukurikiye menya icyo ko ibyaha byawe byose, Ego. ibyo wiyiziho n'ibyo utiyiziho, ibyo bakuziho n'ibyo batakuziho, Yego rwose, ibyo wakoze n'ibyo utakoze, ibyaha byo muri kamere yawe byose, Yego. ibyo nibyo Yesu yagize ute? Yapfiriye. Nuvuga ngo igihano cyari gikwiye ibyaha byawe byose, Ehe. icyo wavukanye n'ibyo ujya wibonaho n'ibyo uzakora, Yego. igihano cyabyo cyahwanye n'urupfu rwa Yesu. Amen. None niba ari ibyo byaha byawe byose aho biva bikagera Yesu yazize, Yego. ese wowe uracyari umunyabyaha ubwo imbere y'Imana? Ubwo udukurikiye ubwo arabyibaza. Ese niba ukiri umunyabyaha ubwo wemera Yesu? Niba umwemera se umwemera we? Niba umwemera ubwo umwemera he? N'icyo ubundi wagombye kumwemera. Yego. Wewe utaru ubundi yazize iki se ko nta cyaha yigeze akora? Ni ibyaha byawe. Yego. Bihese ko nawe wari utaravuka. Ko wari utaravuka. Ni ibyaha byawe byose. Ariko hari n'ikintu kiba kinatangaje. Hari ikintu kiba gitangaje. Yego. Mwe mwese mudukurikiye, niba ujya uvuga ko Yesu yazize ibyaha byawe, ubwo ni bihe? akaba Yesu amaze ibinyejana byinshi apfuye, ubundi wowe ubwo ujya wumva ubwo ari ibihe? Ni ibihe nyine? ubwo yazize ibi. Ariko reka tuvuge ngo Imana ihimbazwe, Imana nta rufa na omega, Imana imenyera ibintu by'iherezo mu itangira. Yego rwose. Imana yari ikuruzi utarabaho, Imana yari ibizi kuzavukira mu isi ukabyarwa n'umugabo n'umugore, ukavukana icyaha, ukabaho ugakora ibindi byaha. Imana igufatira asiranse utaravuka. Amen. Imana iguha incungu utaravuka. Niyo nkuru nziza. Amen. Dufite asiranse y'iteka ryose. Amen. Nuvuga ngo muvandi, hari akantu ushaka ngo dusobanureho gato. Yego. Nubwo iminota wenda yo gutanga umurongo mbona yatugendanye, ariko reka dusobanurira akantu nko mu minota nk'ibiri. Yego. Iyo tuvuze ukubabarirwa kw'ibyaha, nk'uko Luka n'ubundi abyandika igice cya 77, aravuga ngo uzamenyesha abantu iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha. Amen. Kuki iyo tuvuze ko Imana yababariye umuntu ibyaha, kuki abantu bumva kubikora? Kuko impamvu icyo kintu ushaka tukivugeho nko minota nk'ibiri mbere yuko dutanga umurongo. Yego. Iyo tuvuze incungu y'ibyaha, iyo tuvuze ukubabarirwa kw'ibyaha, iyo tuvuze igitambo gikuraho ibyaha by'umuntu burundu, utwumvise wese atekereza ko hari dutanze uburenganzira bwo kujya gukora ibyaha. Ibyo yakoze ninde wari wamuhaye? Nicyo nshaka ngo abatwumva. Ese ubundi ibyo ujya ukora byo ninde wabikubwiye? Ese ubundi kubyanga ujya ubikorera iki? Nuvuga ngo aho kugira ngo umuntu yemere imbabazi zabyo akiyumvira ngo kubikora, urumva kubikora utese no kandi n'ubundi usanzwe ubikora. Ukeneye kumva ikindi gishyashya, icyo cyura gisangamo. Nose ngira ngo nyine abantu batwumva baba bagira ngo tubafashe iki? Nose uko n'ubundi usanzwe ukora ibyaha, nitutakubwira imbabazi zabyo turaba tugufashije. Ukeneye kumva igishyashya, ukeneye kumva ikintu gishyashya utigeze wumva. Abigisha bakwigishije mbere ya abakubwiye ubutumwa bubi utari bwiza, kamubwira ukuntu bajya bakubwira. Bakubwira ko ukoresha uko ushoboye kose ukareka ibyaha kugira ngo ubintungane, uzajye mu ijuru. Wabigezeho? None byaranze. Nose utekereza ko bizakunda ryari? Niyo bakongera imyaka 1000 ntago byagukundira. Kubera icyaha kikurusha imbaraga, duhora tubisobanura. Ufite kamere y'icyaha kandi kamere ni wowe, ntago iyo kamere wayikuramo, si amasengesho yayikuramo, nta turo ryayikuramo, nta ndirimbo waririmba ngo bikureho ko ari wowe. Uko kuntu umeze rero ntuteze uzabura kuba umeze utyo, ahubwo ukeneye imbabazi z'Imana. Wakemeye imbabazi Imana yakugiriye muri Kristo. Kandi ikindi, ntabwo Yesu yazanywe mu isi no kuza kuvugurura umunyabyaha. Icyo nacyo tuzarushaho kuzajya tugisobanura. Ntabwo icyazanye Yesu mu isi ari ukuza kuvugurura umunyabyaha, ahubwo Yesu yaraje mu isi kugira ngo yambare umunyabyaha, Imana ibone uko yica umunyabyaha. Iyo umuntu ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Abaroma 8:1. Yego rwose. Nuko abari muri Kristo sinateka bazacirwaho. Iryo uvuze ni Abakorinto ba 2:5-17. Yego rwose. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe, aba ari ikindi kiremwa gishyashya, ntabwo ari wa muntu bavugurura. Noneho dusoza Abaroma 10:10.
haravuga ngo umutima ni w'umuntu yizeza yego rwose akabarwaho gukiranuka ibi tuvuze nyine yego uburyo Yesu yapfiriye ibyaha byawe byose uburyo yakuguraniye Yego. agatwara ibyaha akabizira Yego. akakuhera gukiranuka ngo nawe kubwuko gukiranuka ugehe Mwijuru. witwaje gukiranuka kwande kwa Kristo ubyizeza umutima Yego. nta bindi bintu ukora urya nta maturo utanga nta cyacumu utanga nta masengesho azamo nta nibature nta kubaka urusengero ibyo bintu Yesu yakoze ubyizeza umutima ukabarwaho gukiranuka kucyubarwaho nuko atari wowe wabikoze amen nukubarwaho na Yesu gayabazweho nawe none se Yesu ese kuki byashobotse ko Yesu abarwaho ibyaha atakoze bikamujyana mu rupfu kuki utabarwaho gukiranuka kwe Nawe ngo ukajya mu bikujyane mu ijuru kuki wakemera kimwe ukareka ikindi nuko umuntu abintungane inshuti zacu nuko nawe izina ryawe ryandikwa he mu gitabo cy'ubugingo mu ijuru kandi iminota yatujyanye Yego. twari twavuze ko dusobanura igitabo cy'ubugingo icyo ari cyo igitabo cy'ubugingo ntabwo ari ikayi nta nubwo ari registre Imana igira ngo ijye igenda yandika wapi igitabo cy'ubugingo ni Kristo Yesu yaravuze ngo ni nge nzira ni nge kuri ni nge kuri ni nanjye ni nanjye bugingo ntawe ujya kwa data ntamujyanye Yohana 14:6 yego rero igitabo cy'ubugingo ni Kristo Yesu iyo wizeye Kristo umenya ko nawe uri muri Kristo Yesu ngo nuko ngo abari muri Kristo ntateka bazacirwa mbese umenya kuri mu bo Yesu yapfiriye umenya kuri mu bo Yesu yacunguye umenya kuri mu bo Yesu yishingiye yego igitabo imbere yima mfite umuntu mvuki ni umukuru w'abatanga kandi yitwa rukundo ngo mbamye yuko izina ryanjye riri ku mutima we yego nanjye ndi muri we ubwo mvugira nta mwanzi yego wamutwirukana Imana ishimwe yego rwose reka twakira abadukurikiye tutabacura cyane twabacuze mutubabarire mutwihanganire bahe umurongo batuhamagara 0782 yego 44 2 1 2 5 yego rwose baduhamagare dusangire ijambo mu minota 10 dusigaranye ariko bajye bagusha ku ntego Country FM Allo Country FM Country FM allo oui turakumva neza uri nduherereye he ni Rabani hano ku Gaturika Rabani ku Gaturika turakumva cyane wadukurikiye mu kiganiro nabakurikiye kabisa kandi mukomeza kuduha ibiganiro byiza kandi bijya binadushimisha cyane hari naho bituvana naho bitugeze hanyuma iyo dusobanura uburyo cy'umuntu yaba mu isi ariko afite ijuru wari ufite ibyiringiro byo kujya mu ijuru ngewe mfite ibyiringiro yuko nyine ngewe mbafite ngewe ubundi ngewe nizera ko ubundi Yesu ubundi sinzi ko wenda nabivuga kugira ngo mubyumve ariko ngewe nizera ko ijuru ari iryacu yego rwose kubera iki ni iryacu kubera iki kandi nizera ko nyine Yesu yaje kunshungura kugira ngo ngeze yego rwose none Labani wumva uri intungane ku Mana wumva uri umukiranutsi ku Mana oya ntabwo naba umukiranutsi none uzajya mu ijuru gute utari umukiranutsi ntabwo ndi kubumva amarezo yanjye uzajya mu ijuru gute utari umukiranutsi ndabana ndumva yagiye ariko nyine umuntu akwiye kumva ibyo bintu byombi uburyo muri kamere ye koko atari umukiranutsi ariko ngo kakira gukiranuka yari no kubyumva araza no kubyumva Country FM allo Country FM ni Moses kuntombo ruguru yo kwa Marishari yego Moses Yesu ashimwe kandi imbazwe ndabizi ukujya kino kiganiro cyane ikiganiro ndakunda cyane yego dufasha byinshi tubwire icyo umaze kunguka gikomeye mwa kino kiganiro n'iki kiganiro namaze kunguka ko ijuru twariherewe ubuntu biciye mu yihe nzira nzira yuko Yesu Kristo yaje ubwacu akazira icyaha cyacu amen akababara mu byaha byacu agapfa agahambwa akazamukira mu ijuru akaba yaraje kuducungura kugeza iyi saha n'uyu munota nkaba mfite icyizere yuko mfite ijuru ntashidikanya yego
wumva uri umukiranutsi cyane kabisa ubikesha mbikeshe Kristo amen ugira ijoro Yego. ryiza kuri twe yego rwose kugira ngo twakire benshi bashoboka twajya tubaha umunota umwe gusa arishimye Moses arishimye cyane afite ibyiringiro Country FM alo Country FM alo ntabwo yamenye ko twamwakiriye ntiyabimenye twamwakiriye rwose reka duha amahirwe abandi bakomeze baze mugerageze dusangire ikiganiro mu minota mike bakomeze bagerageze bariho cyane Country FM alo Country FM alo twakwakiriye ni Labani warugarutse ntabwo nari ndi kubumva neza yego twakubazaga ngo uri umukiranutsi twakubazaga ngo uri umukiranutsi imareza ari gucikagurika pe ngaho komeza turakumva twebwe ngewe rero namaze kumenya yuko ijuru ridakorerwa kandi ijuru narihawe ku buntu turakumva turi kukumva kandi nk'uko mwakomeje kubivuga ngo mwakomeje kuvuga indirimbo ivuga ngo hari indirimbo mwazaho turakumva neza Labani nihangane turi ko twakira abandi amarizo ya mukoroze ariko gusa arishimye afite guhamya kwiza yego rwose Country FM alo turakumva neza uri nduherereye he nitwa Nyirubakwe Simiyoni yego Simiyoni mu karere ka Nyamasheke Inyamasheke muradukurikira neza muri Nyabitekeri yego turakumva Simiyo nanjye nshimiye Imana yego nuyishime mu minota mike kubera ko izina ryanjye ryanditse mu gitabo cy'ubugingo yego rwose ngashimira ukuntu nabonye umuvunjayi uwo ni Kristo Yesu yego kuko yaramvunjiye ajyana ibyanjye bibi nanjye ambirye byiza yego rwose ndumva waravunjishije ndumva waravunjishije narizeye rwose mfite ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu Imana ihimbaza kuko yatwaye ibyanjye nanjye muha ibyanjye yego ubwo yampaye ibye nkaba mfite ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu ntabikesha amaturo cyangwa kwitwararika neza ahubwo icyo gikorwa cyarabaye bituma umutima wanjye unezerewe cyane kandi nshimiye Imana yabahaye ubu buryo bwo gutangaza iyo nkuru nziza Imana ishimwe cyane nshimiye n'ubwo buryo abo bakozi ba Radio Rwanda cyangwa Radio FM yasizeho Imana ihimbazwe cyane ndayishimiye muri uyu mugoroba yakomeza wishime komeza ushimire Imana ugubwe neza yego sawa wakoze cyane kudukurikira guma ugubwe neza muvandi sawa nishimiye n'ukuntu mbafatishije sawa ni benshi babuze uko batuvugisha ni benshi ariko bigaragara ko abakizwa ari benshi cyane ni benshi turabishimira Imana yego Country FM alo Country FM abise abandi kuko ni benshi bari ku murongo ni benshi rwose ndabona bahari ari benshi bakomeze bagerageze Country FM alo egera kuri radio yes alo nshuti yacu twakwakiriye ninde yamukuruza Chanceline Kibumba Chanceline Yesu ashimwe ahimbazwe wadukurikiye nabakurikiye niki wakuye mu kiganiro niki wakuye mu kiganiro niki wungutse mu kiganiro dusigaranye nk'umunota umwe turongera twakira undi muntu umwe gusa naze tumwakire rwose
gusa ikigaragara cyo abakurikiye bari benshi bose ntitwabakira rimwe ngo byemere kandi dufate umuntu umwe dusoza. Allo Country FM, allo Country FM. Okay. Sinzi nawe ikibazo cyagize banza nawe aramariza. Dutange nimero zacu bwite. Yes. Ndumvuye nawe. Dushima Imana itubashishije gutambutsa ikiganiro minota 60. Dushimira n'abadukurikiye n'abahamagaye n'abagerageje ntibikunde. Ariko tunababwira ko dufite nanone uburyo mwakomeza kuduhamagaramo nyuma y'ikiganiro mukoresha nimero zacu bwite ziri mu matelefone yacu tugendana. Nimero yanjye ni 0784 42 iyo nimero ushobora no kugendekira kuri WhatsApp nkagushyira kuri groupe ya WhatsApp yitwa Ijuru Ntirikorerwa ugakomeza gukurikira ibiganiro by'ubutumwa bwiza. Ikindi ibi biganiro muzabisanga kuri YouTube channel yitwa Ijuru Ntirikorerwa TV. Umuntu ufite smartphone wese ujya kuri YouTube najyeho akurikire n'ibiganiro byose byatambutse arushaho gusobanukirwa. Yego rwose. Telefone yanjye, telefone ngendanwa 078167 Tigo ni 0722 Rero abo twabanye bose turabashimiye cyane. Umuvandi nawe ndagushimiye kandi. Nanjye cyane. Dushimiye n'Imana iba yaduhaye uburyo. Naho ubutaha ikiganiro nakagaruka kuri Country FM buri wa kane. Yego. Guhera saa 2 z'ijoro kugera saa 3 z'ijoro. Yego. Naho ubutaha. Yego.